Bimenyerewe ko umunyeshuri ugiye gusoza amashuri makuru cyangwa kaminuza aba agomba kujya kwimenyereza umwuga mu kindi kigo runaka, stage mu ndimi z'amahanga. Iri somo ryo kwimenyereza umwuga usanga ridahabwa agaciro n'amakaminuza amwe n'amwe. Dr Muvunyi Emmanuel, umuyobozi mukuru w'inama nkuru y'amashuri makuru na za kaminuza, ngo nabo babonye ko amakaminuza atigeze abiha imbaraga mu gihe cyashize. Kwigisha muri kaminuza ntabwo ari ibyo kujya mbere ya mwarimu akakubwira theory nangwa se gusoma ibitabo, ariko hagomba kubaho igice kijyanye no kwimenyereza ibyo umunyeshuri yiga mu ishuri. Icyo gice rero uburyo bumwe nuko basabwa kujya muri internship nangwa se ibyo twita industrial attachment, aho kaminuza umunyeshuri yigamo isabwa gufasha umunyeshuri. Icyo twabonye rero nkuko bivuze, icyo twabonye nuko kaminuza zitigeze mu gihe cyashize ntabwo zabihaye imbaraga. Abanyeshuri biga muri amwe mu makaminuza yo mu Rwanda bifuza ko igihe cyo kwimenyereza umwuga cyakongerwa, ngo kuko usanga igihe cyagenwe kirangira ntacyo barageraho mu gukarishya ubumenyi. Aba twaganiriye ngo usibye no kugira icyo umenya, ngo ntuba umaze kumenyera cyangwa ngo umenyerane n'abo mukorana. Aba banyeshuri bifuza ko igihe cyo kwimenyereza umwuga cyakongerwa. Kandi koko mu by'ukuri ukwezi kumwe umuntu aba ataratangira kumenyera neza, aba aribwo atangiye kwinjiramo neza, ariko kubera igihe gitoya ugasanga stage irarangiye. Mu by'ukuri rero bibaye bishobotse, ibigo bya kaminuza cyangwa se ari n'abatanga stage bareba uburyo bakongera byibuze stage igafata hejuru y'amezi 4 cyangwa 5, kuko stage n'ubundi nikibimaze ibigamije kugira ngo imenyereze umunyeshuri mu kuyikora abashe kumenyera uwo mwuga agiye gukora, kuko ukwezi kumwe bakora ntago aba ari ukwezi guhagije. Umuntu aba ataramenyera, umuntu aba akihuzagurika ataramenyera neza, ugasanga stage irarangiye kandi byagakwiye kuvamo byibuze hari ikinazi. Byo kuri stage nasanze harimo ibibazo byinshi. Uko kwezi n'igice ari igihe ugenda ugasanga ugiye kumenyana n'abandi hashize ukwezi cyangwa se hashize ibyumweru bibiri, ubwo rero ugasanga cya gihe cya stage cyose kigiye gushira muri presentation, utaramenyera, utaragira byinshi wabasha kwikorera kuri tere. Numva rero byagakwiye kuba amezi nk'3 basi. Umuyobozi mukuru w'inama nkuru y'amashuri makuru na za kaminuza mu Rwanda ahavuga ko basabye amakaminuza kongera igihe iki gikorwa cyamaraga, byibura ngo kigakorwa inshuro zitari munsi y'ebyiri. Icyo twakoze rero muri uyu mwaka, twakoze audit muri kaminuza zose, ni naho twagaragarijwe bimwe muri ibyo ngibyo. Twasabye kaminuza zose kongera imbaraga muri iki gikorwa. Icya mbere, kubyongerera igihe. Babikoraga mu mwaka wa nyuma, twasabye ko babikora wenda batabikora mu mwaka wa mbere, kuko umunyeshuri arimo amenyera bamuha theory, ariko mu mwaka wa kabiri bagena umwanya ko umunyeshuri atangira kujya muri industrial attachment, kugeza igihe agera mu mwaka wa nyuma akabona igihe gihagije. Ubusanzwe iri somo ryo kwimenyereza umwuga riba inshuro imwe gusa, rikamara igihe kingana n'ukwezi kumwe cyangwa kumwe n'igice, kandi nabwo rigakorwa mu mwaka wa nyuma muri rusange. Robert Bahimiki, Flash TV.